The Ben na mbere yuko ngajya mu muziki ngo yari asanzwe agira uburaya. Ninde wabivuze? Uri Godfather wabyivugiye. Godfather ngambere Godfather muzi. Godfather The Ben ataraza mu muziki. Yazanye Exidira avuga ko ari Godfather kino cyana n'ubundi. Mubyibuka yuko muri kiriya gitaramo umuntu wari kwari kuvuga kano kanya n'umuntu utwa Kevin Kade. Wabyinyara kubita kabuno hasi. Ariko uramujene sinzi iki ari kuzira muri kino gihe cyo mu kino gihe. Nico gihe akabaye ko ari gutwikama. Hani The Ben ibaze Kevin Kade. Ariko Kevin Kade yavuze ko ababoroga nabo baraduhemukira. Kevin Kade aragiye ajya mu cyumba cye arateguye aravuze ati ngiye ningera mu Bugande Kampala muri arena ya zikubita hasi nzagenda nkubita kabuno hasi nka Nyarudindi yajyaga bigenza kwa Irene nawe yariteroga kiceka kabuno kagahonda hasi arabipanze Kevin Kade murangiye yarabipanze se uko biri kose yarabipanze kuko niyo yabikoze nose urije kuvuga ko ari ibintu atapanze abo pasteur ibintu pasteur na nuramba masava ngenda ari muzi nk'inyangamugayo wenda kubomora nawo nta muntu utabikora nawe ni umuntu ibyo ndabizi ko abikora wowe kabyara kugira ngo twinjiremo hano banze uvugire ngo natose oya natose wowe natose ubu ngubu niryo jambo natose natose muri iriya nkuru uwitwa Pastor Akimu avugisha umwana w'abandi bari kuri video call uno ni umugore ngo wabyara ariko udafite umugabo cyangwa se udafite n'umukunzi umufiyemeri bari kuvugana kuri video call urabizi nawe iyo umuntu arimo I was popping my people, as you know, it's your boy, Talkative, Mr. Talkative. So I'm back with my brothers. So ngera ngo no munsi no twadinzemo umuntu kandi si ngombwa ngo muvuge no umuntu umugabo agomba kwivuga. Agomba kwivuga bamwita King Era Rwanda inkuba ku butaka kandi yakuri muri showbiz. Umwami w'imihanda ikindi ni inshuti wa diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu uterengeje ko ndi umupfubuzi wa showbiz nyarwanda. Yego. Uvuze? Navuze washobize nyarwanda. Arakajambo nge numvishe. Arakajambo nge numvishe avuga ngo ni ndeba kure. Aho ni wa muri mwe y'abarundi. Indeba kure. Ndeba showbiz, ndeba kure muri showbiz. Okay. Kujya busobanukirwa ibintu. Indeba kure muri showbiz. Gupfubura uvuze. Ufubura showbiz yarapfubye. Nibyo nkora nanjye cyangwa nawe ufite ibindi byawe. Gupfubura showbiz, gupfubura mu myidagaduro nyarwanda. Hari igihe umuntu afura umwenda akawupfuba bwose bwageze gugira. Ukobwa mvuze abakobwa mvuze showbiz nukwizura uravuze ngo yarapfubura ya makuru ngene nyumfubura okay I'm so sorry umuntu afura umwenda akawupfubya ikasaba izindi mbaraga kugira ngo ufure ubwawe cyane ya nkuko mubizi ngira ngo murabizi twebwe hano duhora tuzana abantu bafite uko bumva ibintu byabo nimba nawe ushaka kuzaza hano bizasaba kuba ufite mu mutwe wawe kandi ufite uko ubyumva kandi uhagarara ku bintu byawe kandi bifatika akaba ari ibyanyabyo yego bigakunda uvuze ibintu babihagarara bigakunda okay ufite uko ibintu byawe ufite uko ibintu byawe bihagazeho yego muvandimwe nimba ahagarara ku bintu sinzi nge nari nzi ko magarara ku butaka ariko muvandimwe ahagarara ku ntoryize sinzi ko ibintu Talkative tujye twumvikana debate niratangira ariko isutanya kuzana debate je uravuze ngo magara ku ntoryi King nawe yarahari muvandimwe aravuze ngo hagaze ku bintu bye ku bintu ariko apana ku ntoryi wahagaze ku bintu byawe yamagaze ku ntoryi navuze ibyo bindi ku bintu intoryi si ibintu se umuntu uhagaze ku bitekerezo bye ubihagazeho uyu muvandimwe mutwihangane n'ukuri n'ibibazo umuntu ufite ibitekerezo bikora yego utekereza neza ufite ubwenge bukora apana guhagarara ku bitekerezo iyo wemeranya n'ibitekerezo byawe ugize gute wemeranya n'ibitekerezo byawe mba numva biconfirmings ari fresh banemeranya n'ibitekerezo byanjye nyine tu ubisubiyemo so what's poppy so today yo wemeranya n'ibitekerezo byawe ugireka manzi wemeranya n'ibitekerezo byawe umuvandimwe si ubwa mbere nuko bati niyo tugiye gutangira amvugiramo amuvugira nyine sinzi ikibazo cyo ugireka manzi mvuge nawe uvuge nta kibazo hano ni kuri MJ Empire mukuru subscribe uyu n'umuvandimwe dutumiye bamwita King nako yivuza ariko navuze amagambo Talkative mu nyanganira so uyu munsi tutari kwajya kure umuvandimwe ndamufana bamwita Tiger nanjye nkitwa Jaguar umuvandimwe rwose ubundi ishyamba ubundi uratwibara mu ishyamba ubu nawe wisaga koko ona isaga kwatara ahubwo atera sida yego ndakandi ahubwo ariko kose ndi Jaguar umuvandimwe Tiger rwose yagize gutya ngo akora ku mukobwa yego none ngo gukora ku mukobwa ngo byibura ngo byabaye ikibazo buri hari abantu baba banekereje nkaba
harya ninde wandukura kuri space Godfather Godfather umwe yaguhitaga ngo ni Shitani Fada ni yavuye amwitaga Shitani Fada yego ibyo nandi kuvuga The Ben ngo gutya ngo ageze gutya ngo baragiye bamuzugunyira ngo isutiya nakenda k'imbere kamabere ngo barakamukubita mu maso aravuga ati ngo nanjye sinaheze isutiye naga ari akenda k'imbere gusa naga ariko kabisobanuye isutiye nakenda k'abakobwa cyangwa se igitsina gore yego agira gate bambara mimbere mabere ariko iyo ushaka ngo isutiye bakambara mu maso ku mabere nago yari cyane tarashizemo nakenda k'igitsina gore k'abakobwa ariko niho bera ubupfubuza hani hapfuburira urumva urakoze cyane yewe urumva ndimwe ariko sakenda k'imbere si abagabo ni matugira twere twimbere ntihagaze ujya gusengera yavuzaga sutiye ni navuze isutiye niyo bamujugunyiye none se nk'umuntu ubizi neza ko isutiye yambarwa n'umugore ni gute uvuga ngo yari kuvuga ngo y'umugore ari umuntu wibeka isutiye yambarwa na ugomba gusobanurira abantu ako nibyo nta kibazo ugomba gusobanurira abantu nase hari umuntu utazi yuko The Ben iyo sutiye ko bayimujugunyiye hari umuntu utabizi impamvu tuje hano ni kugira ngo tubyinjiremo yego niyo mpamvu bakwita umupfubuzi niyo mpamvu nimba ukeneye gupfuburwa nimba ukeneye amakuru yawe nimba King bivuge neza niba akeneye ni King Era Rwanda King Era Rwanda New Era New Era wumva New Era no kubatara ikintu kishashe cyo kije mu byari bihari King Era Rwanda yego undi irabivuze Era namazina yanjye abiri nje nari nsobanuye nisha nje rumva nari mvuze ngo ni nari mvuze ngo ikintu gishashe wakije muri industry ukurumva Ila urumva ari ikintu New Era ikintu gishasha nyine kije ugasanga Era we ni umupfubuzi yitwa King Era okay so twikomereze nta kibazo nk'umupfubuzi twagira ngo twikomereze tugenda no makuru ugenda yadupfuburira kuko uri wise ufitemo ibintu byinshi wowe uzi ibintu byinshi mbese The Ben ni kariso nisu The Ben ikibazo cyari ni ikintu kuba mukubise kariso cyane uko ari tayiga uko bayimuteye ubundi n'ibyishimo baba bagaragaza umufana ari ukuntu abafana bishima wakaguye icyo afite rero kugaragaza emotion urumva ari ikintu no kuvuga ati abantu basenze cyane mu barokore hari abantu bitangaho kubw'umurimo w'Imana nitanze imodoka kugira ngo amena ura mukobwa kubw'umurimo The Ben yakoze utoroshye cyane wo kubataramira yitanze isuti no kuvuga ngo we yamujugunye isuti kugira ngo amwereke yuko yamwishimiye none se yibuka yuko no The Ben numwe mu bahanzi bakoraga show mu Rwanda tukabonamo abakobwa barira baba nikinisha bikubita hasi ntabwo twababonye nase reka nkubwire nk'uriya mukobwa burasubye kuri mukobwa kitari kuvaho yari kukimujugunye ujya aho yakimwaye yego yamaye gatata ariko buroza umuntu gutkujugunyira kenda k'imbere aniye kuba kariho n'agahuyo nagaba yakazanye mu ishakoshi akakuramo nshaka kubibariza neza muri video mwarabyibone neza ko ari uriya mukobwa amuteye irasutiya uretse kugendera ku mabara ese video nayo wabonye mva ikintu cyagaragaye nese urumva ari umujama wazanye isutiya avuga ndayitera The Ben si umujama ariko ushobora no gusanga ari undi mukobwa atari uriya yego atari uriya yego kandi yarayambaye muri video ya kasi wambaye isutiya y'umutuku undi bakamutera isutiya y'umutuku bivuze ko ari yawe bamuteye bivuze iki bamwe nakunze kubona ngo iriya yari sinyare kuko umukobwa twabonye muri video yari yambaye agasutiya n'ubundi kugatukura niyo bamuteye nayo ubwayo yari urakoze cyane none sinumva ko ayimushyiriye akahita yambara ibyo ntabwo ndabyemera wenda yaramujugunye ariko The Ben nge nabonye yunama sinzi ashobora no kuba yaragatoye ntabwo mvuze ngo twibuke kuba yunamye ni kuvuze oya nge nabonye bakimara kwimuta nabonye yunama twibuke gusesengura tudakomeretsa The Ben urakoze cyane ko ari n'umwe mu bantu afite famille yari yibarutse ni umupapa mukuru ariko tugiye kwinjira muri showbiz ntabwo turi kwinjira muri famille cyangwa se ikintu sibyo uyu The Ben ni umwe mu bantu bakoze ibitaramo ukabona yuko abakobwa barwaye igihumuri cyase baguye muri koma ariko The Ben ni ibintu bigomba no kubaho uko ni Tiger nawe unamubonye rwose uramuje amafite ijwi yaririmbye ngenda bizi neza ko ari abantu bitera ponyoto ngiye byo ndikubwiranye mbihagazeho neza yaririmbye The Ben kuri yari kuririmba yambaye nakagatuza kiwe urabona hari ukuntu n'urambara gatagaragaza hano n'ikiboko cya danger urabona ko ari w'ikinyama ngenda bizi neza ko abakobwa mwitera ponyoto ahubwo gato uri guhamye neza 100% ko abakobwa hari uzi neza wabonye yitera ponyoto iyo The Ben ari kuririmba
hari umukobwa wikira cyane ngenzi Oyoto barazikubita ngenzi n'umukobwa wumvaga indirimbo ziwe bro akatera polio akarira mu cyumba kifungirana akayakumva ari oya bro nyine Aya, The Ben icyo nashaka kubwira The Ben nyine ni umuntu urenze ku buryo sibye n'amakariso ibintu byose wabimukubita ariko nyine cyo ndi gushaka kwibaza ndibaza none se umuntu aguteye isutiye bahise bongera babonana muri kumwe ari kumukoraho sibyo ikintu twabonye ntabwo tuzi neza nimba ari wamuteye isutiye okay gusa nanone hano hantu ikintu ntabwo tugiye gukora debate ni iki ngiki uwitwa The Ben murabyibuka ni Musanze yajyaga kuririmba igihe shibazaga mu Rwanda The Ben afite ishow i Musanze nibwo twabonye we n'umuntu witwa Emerine bari Ishwanga urumva aka Heniken nibwo twabonye Miss Heniken amuteye Heniken yego byaba musobanukirwa ntabwo yayiteye yagize ate ntabwo yayiteye none se yayiteye yishimishanyije na Heniken okay sawa urumva nibwo twabonye witwa The Ben akurura ishanga yura mukobwa yitwa Emerine abantu benshi bazavuga nyamara The Ben kana nagatwika barimo kucyanga mu muvugeho ari n'abavuga ngo nakageze aribyo nanjye nemeza yuko kara agatwika atageze yego mubwirwa n'iki nimba muri Uganda atari agatwiko bwo yararimo ariko ni gute umuhanzi aba ari mu bantu bangana kuriya afite ababausa uwitwa The Ben afite abamanager nemera harimo witwa David Bayingana namuyoboke Alex Muyoboke witwa Nopuja wamaze kwipangurura akazi wamaze kuba yasohokamo urumva akaba afite abantu bamusapotinga afite ababausa bari bumurinde abantu benshi bamuherekeje adamanu benshi bamwitayeho buriya baba mureba ninde wafashe video The Ben arimo akora kuri uriya mukobwa urumva abo ni abafana hari umufana uhagaze ari ahantu se bari reba ahantu video bayifatiye kugira ngo wayibonye na ahantu muri nko muri staff nako nanjye sinapfa kugerayo bura nanjye ndi umuntu buriya ugenda ugahita sa nk'umustar aranzi wenda uri ku rundi rwego nkamwinjirira ariko nanjye ari ahantu sinapfa kugerayo hari ahantu rero video umuntu wayifashe nge ndibaza ese nabagambanyi babo nabo babonsa bafata ama video ni ba ikiriho biriya ni ibintu byo kugira ngo batwike ibi ngibi biriya bintu niyo mpamvu nanahamya ko biriya bintu nta n'ikibazo byamuteranyeho mu gihe habura igihe kitarenze icyumweru ngo indirimbo y'umuntu witwa Diamond n'umuntu witwa Bruce Melody ijye hanze The Ben ari kubona nta makuru ari kumuvugwaho ari kubona ari kujya agomba kuza agakubura kavuga nawe makuru y'umuntu na Bruce Melody ku ruhande ndinjiriramo he yego reka niyizire noneho icyana ni iki muze mubivugeho ariko ngewe uburyo nabonye muri video mba ngira ngo tunavuge kuri video abantu babonyeho ko ari nk'utuntu ngiye mbanzi wenda dushobora kuba ari two utazi wori kundeba no kuvuga ngo ikintu nabonye muri la video bibaho ko umusitari bura ahura n'ibibazo ugasanga abakobwa bari kumwishyiraho bari kumwizirika ariko uriya mukobwa uko wamubonye arishimanye na The Ben bisa nkaho baziranye n'undi bishobora kuba ari inshuti rero bishobora no kubaho kumushobora guhura n'inshuti y'umukobwa kuko ndetse The Ben nta nshuti z'abakobwa agira agira aba best nawe ntabwo yababura reka namutesi Scove yabura mutesi jora abibaho yego ubu kandi nawe wasanga ugiye kuvuga ngo ntago zinga umuntu umwe muri bariye Uguzanye mu Mutesi Scove wasa ujye vuga nagoze umuntu umwe muri bari wasanga ura mukobwa utamuzi ura mukobwa se wari kumwe na The Ben asuramuzi nta wenzi to nabigo akivuga Mutesi Scove ibyo nakubwiraga kandi namenyekana ndetse kumubona kuri yego mbo kwitamenyekana nibyo navugaga rero buriya hari bashobora kuba manaziranye kandi ngiye ndumva ko ibyo si ibintu byatanje kuko rega zirazubakwa zikabyuka zubakwa mu birori zirubakwa buriya no mu zuma tuwaratuze ibintu biberayo amayina data rero burari ibintu mutamuzi hari ukuntu buriya nko mu gitaramo nk'iyo bagiye kwambara buri abastari babanza gucano nyine bajya kwambarira buruzi ibintu bibera yose nabyo hari ama video menshi buri abatafashwe ariko ibyo bintu sinabishyira hanze kuko nanjye njya kwambara batazanshyira hanze niyo mpamvu rero biriya bintu bitadutungura ku bastari kuba yakanda ukabundi reka mbanze mbibarize ki uremera neza cyangwa uremeranya n'umutima nama wawe ko The Ben yasomanye n'ura mukobwa bira nago nabyemera cyane wenda ni geste kumwungura n'iki ariko ndagira ngo mbibutse yuko mu gihe hazaga trend y'ishanga uriya mukobwa yavuze yuko yari asanzwe ziranye na The Ben
none se bagira kuri bo begerana kuriya kagira bakuru amashwanga bataziranye ariko nawe twaje gusanga nyuma Emerine baziranye uko ateye twaje kubibona Emerine uteye kuriya bavuze nanjye gutya Emerine no mu rugo tuvuze ngo baraziranye mu rugo hari ikintu kimwe yatabakeka ko nabomoye ko bavuze ngo abantu bose baziranye na Emerine se baramuko ntago ariko mvuze kandi ntukajye uvuga ngo uravuze kandi banavuze Smile banavuze ikintu wacyumvisha ubwo yamwe ngo uvuze udusobanure neza n'abanyarwanda kubasobanura nta kundi nuko Emerine nyine we imico yaje kugaragaza nyuma nyine yishyize ku karubanda mu yandi magambo ni imico itari y'umuntu aho se ukaba ari ngo ushobora guhera uvuga ko wenda na Deben hari ukuntu byajyaga bigenda oya kwa Deben ikintu tuba dushatse kugaragaza ndi kubona ushaka kungira nkuru arya ninda arya rifata ku mavuta umva ikintu kiba gishaka kugaragara ikintu kiba gishaka kugaragara nuko iyo umukobwa muri kumwe ari inshuti yawe ibyo kuba mwagira ibyindi mwikorera bijya ku ruhande ahubwo mukenjoyinga nk'inshuti bivuze ngo nimba Emerine yaragaragaje yuko yari asanzwe uziranye na Deben kuba yamwegera akanagakurura nta kibazo akamubaza ati se bitishanga bite inshuti yanjye biragaraje no kumugurindi yego ariko ari umuntu mutaziranye no kumukuraho watinya reka Deben ajarira kwa kumwegera mutaziranye bikaba ibibazo bivuze ngo Deben agira urukundo hanyuma se Satani Fada na God Fada akaba ashingira ku cyo avuga ko Deben yari ingeso ye kuko yavuze ngo ingeso ya Deben yari ivugiye ngo yego Deben asanzwe ari afite uburaya afite irari asa ndakumvisha amajwi icyo bita asanzwe yego agaragara mu buraya na mbere ngo yuko ajya mu muziki bajya barya na selection yose nabyumve yageze nahatumira aba Exdira nk'umuntu wamubaga hafi cyangwa bahoranaga cyane Exdira ubwo araza nawe ngarabyemeza wowe bita Exdira nta kintu kizima yavuga kuri Deben kuko Exdira afunzwe igihe kinini nanjye witwa Deben ngo telefone bibiye mu Burundi aho rero ntago yazanga avuga neza Deben bivuze ngo rero God Fada abagamije gucreya amati witwa God Fada ejo bundi witwa Kamaro aramukubitiye kuri live naza terwa nk'iki cyana kinjiye mu kibuga gihe kibaye ibi bintu mbisubiremo murabyuka yuko witwa God Fada Ere wazanye amateka ku muntu witwa Mutesi Scoville urakoze cyane bakimara kumutura ngo difata nanjye ndakibaza ngo difata shinzwe iki difata katari umuhanzi yego sumu manager ngadumba ngaberafashe bafifira na banade akabajugu urakoze cyane aka bivuze ngo yego se Nadia nago muzahari ari kuje yarabajugunye se bari kumwe ngira ngo nibo binaniwe fifira nacyo aramumanaging okay niba taramumanaging basarana mu promote ubu se Tonalite we ntiyamufashaga Tonalite yaramuzamuha Imana ariko yaramuzama amwereka imihanda yibera umukomedi okay Tonalite ni wahisemo hagati y'imiziki na komedi yego bivuze iki rero biriya byo kuvuga ngo umuhanzi ari kumwe n'umukobwa mwitonde guseka mwana mukanya mwana Tonalite ariko arakanera muvuzeho nyine katarakantu ko kuvuga ku muntu w'umugabo nk'uri uri kurwana n'ubuzima yishakira ubuzima natwe tuba turwana ngo yahisemo ngo umuziki ndavuze ni Tonalite ashoboye umuziki sura arawushoboye nibyo wumvisha awushoboye nge numvisha awushoboye ashoboye umuziki ashoboye n'urwenya ariko we kwaka kanya kuko turi kubona ari gushyira imbaraga mu rwenya bivuze yuko yabahisemo urwenya Tonalite ariko urwenya nirwo ruhura nawe cyane kurusha umuziki Tonalite azi kuririmba nagashoboye umuziki okay azi kuririmba iyo ushobora abakiwukora urakoze cyane ahubwo nanjye cyo narimvuze nge narimvuze ngo ruku ya Tonalite ihuye na Comedy Bro Biriseri nuko ubona sekeje twari tukiri kuvuga ku bya God Fada ubundi nge kintu ni ibintu keza ngira uretse kubaga oya umubaza ntabwo gahunda sekeje ubona ari urwenya nyine muri make abaye ari mu mubaza ariko namwe mukajya mujya mu bintu bitari sibyo nawe nago waba bura umuntu nk'umuntu byahire nagwa nk'urugero ni nka Harmonize Harmonize urabona ko iyo yigira muri comedy Harmonize n'urwenya rugenda Harmonize ndi kuvuga nk'iyo yigira muri comedy bura byari koroha byari guhora kurusha uko urabona cyajya kizamuka twatundi Malaika twaturimbo cyaje bari kumubaza ati ese Malaika kuyisha indirimbo y'abandi yego imeze gute akiragiye yita yikurira comedy mwagowe niba mbona mvuze ngo Tonalite ari ukuno no muri comedy byo kubona ko agenda umusatsi wose yawogoshe gatubona nyine no yasaba nkande nka papa atona abaye nka napi papa nka rubyogo neza rega Tonalite yanagaragara neza nka napi
yego ariko kwamamaza iki gihe yari ari kwamamaza filime yari agiye gusohora agira gutya yitera agapara nyuma yo kwitera agapara aragenda aba umusazida atoragura amashashi muri music ahantu bitandukanye n'ibyo Godfather azana mu mihanda naho bihurira wa mugani wa Kamaro ngo kino cyana cyaje mu mihanda mbahe kizishoboye Godfather nico cyane Godfather sanatari na mukuru Godfather se ntago mwamubonye wumvaga ijwi nkajya ngo n'umuntu byura kugira ngo yinjiremo n'umwafungura no portail yose wumva n'ibinavuga ukagira ngo ariko nyibana ifoto ye mahana yise nejuru arashyitse ubona abonye ubwo nibambwiye ko ari kumubaza ibyo kumbwira ngo ndemeza icyo gihe baba barahuye icyo nikiba gihari niki sibyo kwemeza ngo umuntu nimba ari we icyo batweretse aba ari icyo nicyo baragira ngo urajya gukira ikiganiro turi gukora abafana bazavuga ngo muri kubeshya ntago ari ibyo kandi wabibabwiye niba abantu babwiye ko witwa King Ira ubwo niwe ariko Godfather rwose we nibisazi ahantu hari umuhanzi uririmba indirimbo za Sekira ikintu utazahabura ntago uzahabura umukobwa ni nkuko mu cyumba cya hip hop cya rap cyabereye muri ka Kigali nkuko hatabuze ibibiriti yego ariko ngiye cyo maze kubona urapfubura bro kuko urumva hano hari umuhanzi nka The Ben ushaka ko abura umukobwa gute wabura umukobwa projet zuka no mu video vixen mu ndirimbo irakurikira nimba umuntu ngo nuko ngo yamufashe ngo mu ijosi rega biriya bibaho nanjye ku mukobwa inyongeze bibaho Uriya ni Tayiga. Izi bibaho. Uriya ni Tayiga. Nese ntago uragenda nk'ahantu uri kumwe n'umukobwa mukundana. Yego. Undi mukobwa kaza akubwira ati yo smile iki ugatushi dukura mufashe nawe urenje uramuhobereye. Rero The Ben kubera ko ari umustar ari Tayiga. Akige kora ako kantu gato gusa. Abo bura ari amasi bamureba. Akige kora bura Pamela. Nta nubwizo nkuru bari kuzireba. Ntago ari kuzireba cyangwa ari kuziraka zirengagiza. Pamela ikintu mutaziro kuri Pamela sibyo. Mumbabarire si wenda si ukwinjira muri famille. Pamela si Miss. Ni Miss. Nimba Pamela ari Miss bivuze ngo azi ikijyanye na showbiz ngo ni. Arabizi. Pamela so mu video vixen yagiye mu ndirimbo ya The Ben murakibuka by'abasaga ngo bagaragaje nginda hanze umubyeyi utwika. Ibyo si byarabaye. Bari kubirano na Pamela kuba yareba zira nkuru yazira kana zenjoyinga. Kukazi showbiz icyo bisobanuye. Ati kugira ngo umuntu ashaka amakuru isubune kugira ngo umuntu agume mu kibuga bitanga iki. Bigenda uti. Mubyibuka yuko muri kiriya gitaramo umuntu wari kwari kuvuga kano kanye n'umuntu utwa Kevin Kade. Wabyinya kubita kabuno hasi. Ariko uramujene sinzi iki ari kuzira muri kino gihe cyo mu kino gihe. Nico gihe akabe ko ari gutwika. Hani The Ben oya ibaze Kevin Kade ariko Kevin Kade yavuze ko ababoroga nabo baraduhemukira. Kevin Kade aragiye ajya mu cyumba cye arateguye aravuze ati ngiye ningera mu Bugande Kampala muri arena ya zikubita hasi nzagenda nkubita kabuno hasi nka Nyarudindi yajyaga bigenza kwa Irene nawe yariteroga kiceka kabuna kagahonda hasi arabipanze Kevin Kade Murangi yarabipanze se uko biri kose yarabipanze kuko niyo yabikoze nose urije kuvuga ko ari ibintu atapanze rega ku video ntatwumva nabonye niba ndi kukubaza yego kuko niba yarakoze ikintu kuri stage nicyo yari yapanze niba cyaranamutunguye ubwo cyahise kijya mu mipango bivuze ngo muramuhemuki umuntu nk'umubroga nka Godfather ni wakabaye utuzana ngo video ngo umuntu ngo yegeranye n'undi ngo baganiye ngo bongoreranye nubwo mwe muri kuvuga ngo basomanye yakatubwiye kuri Kevin yakatubwiye ngo Kevin Kade kuki wifata ugakubita kabuno hasi nka Nyarudindiri ukagakubitira ase Kevin Kade washaka kuguma ku mihanda yose wenyine ejo bundi nagare waruvuze ngo Scovia ngo ni umupasteri yego yaravuze ngo barabyina ngo aracuruza kuko Scovia ne wabanje Kevin Kade yego Kevin Kade yari marasubiza yego kandi nimwe mwibuka Bushari yavuze ngo nago nje narapostinze Bushari araza repostinga bwa mbere bati se uwo mutate yamenya gute ko nge naba mu mashyamba urumva bo kuri The Choice nabwo aravuga ngo uriya yamenya gute nje ko nari umusirikare nyine nawo mu mashyamba yarabivuze kunakura muri politiki bivuze ngo kuba rero Kevin Kade navuga ngo nagazi Mutezi Scovia ikibazo kuko nago ariko nago yari kuvuga ngo ese ni pastor yego kuko ni ukijanye n'umukobwa harabigaragaza kwirengagiza no gushaka nyine no kwihimura kuri wa muntu wenda gukoze iki nawe wakubabaje muri macyara ari kwiye bivuze ngo Kevin Kade we baramufashe niyo mpamvu urumva Scovia yaramufashe kuko ntago yagomba kujya kumwihimura aramuzi mana aramuzi bro ntago yamuyoberwa muri make nawe uremera ko Scovia azi Kade na Kade akabazi Scovia ntago nemera ko Scovia yabaze ntago nemera njewe nshobora kutemera ko Mutezi Scovia atazi Kade nshobora kwemera ko atamuzi ye fact ndaguhingira yego uwitwa Kevin Kade n'umuhanzi ntabwo ngo ukizamuka naga yego
umuhanzi ukizamuka Birashoboka. wakoze ikosa ikajya views miliyoni 10 umuhanzi harimo nde ego bayikoranye ni nabyo nyine bikomeza iyo ndirimbo wasanga uwo bayikoranye ariwe bayibaraho kangubaze kamaze ngubaze ikoze mu nda mbaza indirimbo yitwa amazi y'abasodura yize ndayizi yabazeho harimo nde nande y'abantu bangahe harimo mubanze barimo harimo nde nande abahanzi barimo se abantu bakoraga nuza byina trap nyine bande harimo Zeo Trap hakabamo uwitwa Chapa hakabamo nawuzi nawuzi nyine kuko yatsinda bari bakoraga mwitsinda nkabyina trap abantu benshi bari babazi nkabyina trap naga ari ngombwa ngo nze nkubwire ngo runaka na runaka ikintu cyari ni kintu kukubwira ariko umuntu wamamaye kuri irandi umuntu yatwikiye icyo ni kukubwira muri sikosa harimo abahanzi batandukanye benshi mushobora kuba warabonyemo wenda nka The Ben ari wuzi urumva ni wita kuri Kevin cyane abantu benshi bakajya kureba indirimbo kuko harimo The Ben ni bita kuri Kevin Kade iyo Element 20 muri no kumuvuga bahuriyemo Element wajyana na rimwe umuntu witwa ubuse ko Element ko tuyivuze reka banza nkubwire ko Element tuyivuze twayirangiza tutarwana muvugamo ari muri iyo ndirimbo nta numwe umuvuze platform ya iyo ndirimbo si yari kuri platform ya Kade yego none se uguri kumbwa ngo yabarebye sikosa narebe inde wayirebye mutesi Scoville bizi ko yirebye ndi kukubaza nanjye wasanga arayumvisha ibyo tubireke kuri radio wenda wasanga kuri za audio maka ujye kuvuga ngo Scoville nazi indirimbo mu nda ya Kevin Kade ifite views zirenga miliyoni 5 nyine ubwirwa ndi kukubaza birashoboka Scoville uragarika umbwire nk'impamvu Scoville ushobora gusanga playlist yiwe yakumeditisha indirimbo z'Imana indirimbo zaba barabaririmbira igihugu cyane nuko Kevin Kade ntemera ko atazi agomba kuba muzi cyane kirera agomba kuba muzi Kevin Kade Scoville ikintu cyo kirera agomba kuba muzi kanye kubwira niyo mpamvu nayo sibyo umuntu wese w'umuhanzi umutura Rwanda cyangwa se uri mu gihugu runaka hari amakuru ugomba kumenya showbiz ugomba kubuza aho ukanamenya n'igihugu nyine amakuru arimo akivugamo ku bande ngo ugomba kubuza abanyamakuru ni gute ubu umuhanzi utaza abanyamakuru mu nkuru zari zimo zibera igoma urabizi intambara yabereye igoma yego kino gihe umunyamakuru urimo imbere yari umuntu witwa Mutesi Scoville kandi byari ibintu byegereye igihugu cyacu bivuze ngo tugomba kumenya ayo makuru cyane bivuze ngo Kevin Kade nk'umuntu uri mu gihugu agomba kubaziye niho niha niho ashobora kuba yumva wamugana super manager wasanga yumvira super manager ukanyaga muduru yumvira banuza none bari abantu bakira batagikora baraba Michael Jackson wo mu Rwanda barabatagikora barani wabumvwe n'abavyeyi adusa Imana Kade ubwe yarivugiye ngo ngewe nanjye ese uwo Scoville ni pasiteri none se Kevin Kade ko ngemba mu bintu by'ijambo ry'Imana buretse gato nawe yarivugiye ubwe ku giti cye uwo Scoville kumbwira ni pasiteri ko ngewe mba mu ijambo ry'Imana mu bintu by'ijambo ry'Imana Kade niba yikorera imiziki muri studio agapostinga agatajya mu rusengero akava yajya kwigira mu rusengero kadupfuye naga abantu batambuta ijambo ry'Imana itonde abantu bigisha bibira cyangwa se batanga ubutumwa bwiza bugenewe bw'Imana sibyo nago bose ari abapasteri Kevin Kade yavumbuye gute yuko Mutesi Scoville ari pasiteri kuki ari cyo yahise yarabaza uwo ni pasiteri nago yabihamije we yarabajije yaravuze ko ibintu by'imiziki kuki atavuze se uwo muntu ni umuhanzi yaravuze ko kugeza cyumvikana cyo atavuze nimba ari umuhanzi icyumvikana cyo I mean yarirengagije oya buriya Scoville ko Scoville byari n'ubwa mbere ntabwo biriya bintu byari byariye hiti ngo byageze uti bwari ubwa mbere buriya Scoville twamugaruka ariko Kevin Kade we yabonye ko akantu kabaye hiti buriya Kevin Kade ngiye niyo biriya bintu nari no guhindura nkavuga ko muzi ntabwo nakubeshya Kevin Kade ari ikintu wenda abantu batamuzi wo akora amahiti akamuruta indirimbo nka Mundirazi kamuruta Kevin Kade umwe mu bahanzi ikamurusha izina indirimbo zimurusha izina ugasanga wenda Kevin Kade nta zina afite mwana ugasanga munda itone cyo uravuze ngo nazina ndakubwiye ngo indirimbo zibati ese nuza Shafi mumenye Shafi wakoze bana nanuza na Chris zamumenye ko indirimbo Shafi yego Shafi indirimbo yatumye mukunda cyane ni iriya yakoranye na Chris yego afite indi ndirimbo imaze imyaka ingahe ujya kuri platform ya Ben ujya kuri platform ya Ben urumva unavuze gukunda cyane no gukunda umuntu bihura mbere waramukundaga ariko ntabwo wamukurikirana umuntu nkayikunda mangukunda ariko niba ukoze nyine twakwaje indirimbo yatumye mukunda ni basi basi sorry basi sorry ni Chris basi sorry ntago ari soba ntago ari soba sindi soba ntago ari soba bivuze ngo umuhanzi yakora igikorwa nk'indirimbo ikaba nini ariko we nawe munini nk'urugero nk'indirimbo yitwa ngo umwana wa Nyaranza abaye akarara ndayizi denchari hit indirimbo yabaye hit
bivuze ngo Kevin Kade kwa n'ubundi ndirimbo cyomvuga kumurusha Kevin Kade kwa gukunda kujya mu makorabo nka zajugumira amakorabo menshi no yikorera indirimbo ziraza zikamurusha izina ariko niyo atakoze kurabarashya none se bajya kukubaza ngo abahanzi 10 beza mu Rwanda Kevin Kade aza ku mwanya wa kangahe kashobora no kutazamo ariko n'ubundi nanjye nje ku rutonde rwanye Kevin Kade ntabwo yazamo abanzi 10 Kevin Kade aza hari n'undi wo bita Kevin Kade ni ukuvuza aha no kumuza mbega yaza kunyonge we yazaho nyuma urutonde rumaze kurangira ngo ari yarya wibuka iki urutonde biterwa n'umuntu urukoze uzarebe nko kuri radio nko kuri Kiss FM bajyaga bakora ibintu by'ama wenda ngindiri kuri Kiss FM bagende uretse Kiss FM bagendera mu gihe barimo bagendana n'igihe ari muri kino gihe yazamo ari muri kino gihe yazamo ariko umuhanzi beza nagarimo umubwirwa n'iki umuhanzi uri trend umubwirwa n'iki Kevin Kade nibihe bitaramo wamubonyemo mbwira ibitaramo n'ibingo amaze kumubonamo oya wijya kure iki gihe heruka muri The Ben na Element muri wani The Ben abarimo barisha ku mafaranga barisha kuri hit babagiye kuvumba hit ariko igitaramo nabo bakirimo abakirimo na cyane abakirimo ariko igitaramo ikintu abantu batazi igitaramo cyo muri BK ari nacyabaye cyari cya The Ben cyo kuronshinga album yego sibyo aravuga tukanzamure na ba Petit Frere yuko yashobamo amafaranga na company yitwa 1RPM 1RPM yego no hari muri Uganda nabwo byari kugira ngo akomeze yumvisha abantu album ni 1RPM n'undi muri wa mushinga okay Kevin Kade nk'umuntu witwa Element bamujya inyuma nyine nko kwakunda ubona umuntu ko yatugende nari mwibuka yuko witwa Jimmy Muyumba ushorera amafaranga witwa Kevin Kade mu bihangano bye ari we wabaye pare wa The Ben ndabyumva no ikintu cyo kiriho urumva bari abahanzi bose bano nyine The Ben arushizina mbivugwe gutyo no kuvuga ati ikintu bakora bo baba nkaba akarya kariho umurya kari uramuzi n'umuntu wakora ikintu cyose gishoboka ariko nyine akabishuti na wa muntu kuryo na bya birore ubwo bari kubitsindira bakabijyamo ibitaramo ariko mu bitaramo ntago bateganyijwe bashobora kudateganywa ariko nanone nk'ubuse Kevin Kade ashobora kuba yajya Uganda yarafite n'izindi project giye ikindi kintu nk'umuntu uri umuhanzi mukuru nuko abari ajya mu bitaramo kumvikana mu ndirimbo kuri televiziyo nagari byo bikora nimba Kevin Kade urwego rwo rwaragaragaye n'abantu bamutumira mu bitaramo nkawe ubwe nawe ubwo akaba nta bushobozi afite bwo kuba yategura igitaramo uko kifite ibikorabo kandi bari bikorabo urumva bituma nyine wadapushing sibyo bivuze ngo kuba yagenda akajyana na The Ben kuri stage bimwongerera izina biza kujya muri Uganda bategesha ngana cyane muri Uganda ni bisi nimba baramutegeye banamutegera reka baramutegeye cyane bari ibyadanje agari byadanje wenda bakanamukubita nako gatike cyangwa se ibyo si kurakazwi ibyo ntago bikura ariko ntago nta nubwo bikuraho nabwo ko yadakuze kurabo views agira turazizi mu bihumbi 100 urugero rwa Munda undayikoranye nande Munda ari wenyine ikoranye nande tujye ku muhanda Munda ari wenyine itone nshaka kwibariza tujye ku muhanda tubaze buri muntu turahura nawe yego indirimbo yitwa hoya kadora tumuvuga indirimbo yitwa Munda urayizi tunayimucurangire nakubwira nyirayo uratanga ngaye abenshi muri ari igihe urabutsinzwe cyangwa arababatsinzwe bo ni bajya ngo bavuganye Kevin Kade tugasanga abantu benshi bari tubaza umuntu mu muhanda hariya yego indirimbo yitwa Munda ubundi twijya nakubaje Munda niwe wenyine kandi twabari hano Munda niwe wenyine ngo tubaza bari hano kandi tubaza kubibabwira uretse Munda niwe wenyine Munda ni ya Kade gusa Munda ni yande nande nzi ko arimo na Chrisize ngewe uranumvaga harimo na Chrisize kuko numvaga ko turatudeza tatuza numvaga ari ya Chrisize Oh, I'm so sorry my brother. Indirimbo ndayizi ndanayikunda ariko numvaga ko harimo Chrisize. Kuko numvaga ko iyo muzimu arimo Chrisize. Indirimbo wanakoreye challenge ukanayipostinga. Uravuze ngo yekorera tukiraho. Uretse gatatu tukiraho niho kora n'abashyizemo n'abanyishirimo kuri uko namukoreye challenge no mujama. Anja sini bana binsabye. Barabinsabye rwose. Barambwira ati noneho yikore. Ubu nzagaruke mvuga ibyo yakorewe witwa Jessica zo mipango. Asawana mugani nimba barakore Jessica ufite indangana kuri nge yari ndafite wenda sikosa nubundi sono amachalenge ga Kevin Kade akaba bivuga ko atari nikosa man urumva indirimbo ze yandika nagara amakosa ye urumva ikintu kijyanye n'abahanzi ikintu kijyanye n'abahanzi cyagaragaye iyo yenda gusohora projet urumva araza mukadiringa nkamara gukora projet amara kujya hanze akakwirengageza gusa karufani ni yandi ingumi tujye gusohora projet kwagiye hanze asubunda muheruka
ko nawe byagoye ngayibaze byamuhaye hit hit yiki izi mbuga zagupostinga ese ku ntundi ziracyampostinga kare rapostinga no wazamuwe ni na Kalifani bakuzamuye ahubwo nawe Kalifani yazamuye King buriya Kalifani no nanjye mu biranunguye Nose Kalifani mu kintu cyagaragaye indirimbo yitwa Ken Fry y'umuntu yitwa Kalifani uje no views ifite urumva nose kubutaha nayuze nzo na Kalifani umukurikira Kalifani akora Kalifani nyine oya kuba nazi indirimbo imwe ntabwo bivuze ko izindize nazo biruze ne yiheruka ni sha no yiheruka ni indirimbo yaheruka gukora ya featuring Marina featuringa na Nuza na JC uno baririmbye mbanye nanuza JS aririmba itakaza kuzima akabitakaza JC JS nani umushe JS yagize ngo kasukora sigaririmba nuvuga ngo indirimbo umwibuka ni yandi yakoranye na JS hoya niyeruka gusohoka we nanuza okay yego ndumva urakurikira akurumva ko mukurikirana Kalifani nese Kalifani uruvuga ni wamuzamuye ni iki nabwaga ari iki ngiki nuko umuhanzi ashobora kuza gukwaka support mu gihe agiye gushyira ikintu hanze ayikeneye ariko wamara kuyimuha ukahita umuburira irengero urakoze cyane ari naho byaturutse kuri The Ben ese koko The Ben yaba ari gusaba support umuboroga Godfather kugira ngo aze amusebye ku mihanda batwike naga ari kumusaba support kuko niho Godfather atabikora Godfather riga n'umuntu ukeneye hit urese ubu rido wayisaba undi Godfather ajejo bundi kubyo akeneye hit gukora kuri buri kana kariko kose ngabe trend na akantu kose yakora ira video ikajya hanze na Dumba yaza akayitwikira urumva nabadakati baza kayitwikira na ba mideri benshi bayitwikira rero ahubwo witwa Godfather wazanye ikizwi nka space azwi ku kizwi nka space ahita yitereka no guteranya abantu maze akavuga ubusa we no guteranya abantu numvise guteca gishoboye menye giye kuri space nutukane yagukuraho ikintu cyitwa amatiku nicyo kintu wenda nabwo Godfather barimo imbere cyane abakizi pe ariko urumva ko wowe wanamubonye ni foto ya size wabonye ko bihura aha niho twakinjiramo muri debate imeze gutya ese The Ben yasomanye n'ura mukobwa icyo ni kimwe icya kabiri ese The Ben asanzwe agira ubwo buraya muri kujya kure The Ben reka manze mbabwire mwijya ku The Ben mwijya kumwiha The Ben n'ubundi bagomba kumuvugaho twe tunavuga tujye mu ngeri zose ubusambanyi ntabwo buri mu buhanzi sibyo ubusambanyi ntabwo buri mu buhanzi gusa nibwo kuri The Ben yavuze ngo kuri The Ben ko ushaka twimurinde ko topic twizamukira ko kintu cyitwa ku muntu witwa The Ben ntabwo tubizi yego ntabwo tubizi niba yaje gushutinga na video ntabwo tubizi cyane umukinyi wa filime yari gukira ashobora no gusomana kandi afite n'umugore cyane ese kucyuba tubavugaho mbibona gute nje nabonye aka video kuri ya nyine ari kumwe n'icyana gusa ni cyiza pe nakubeshe ni nanjye byambaho nanjye namufata nta kintu yakoze ahubwo njye nagisoma yatumye abanyamakuru bagiye batandukanye hariya rero kuri live kuri TikTok bamwe bakavuga ibitandukanye n'iby'abandi bamwe barazaga bakavuga ati biriya nta kibazo biriya no gutwika anga wumve biriya no gutwika biriya turi muri showbiz ntabwo byakirirwa bibabaza umugore abandi harimo na Godfather ndetse na Exdira n'abandi baraza ubwabo baravuga ngo wapi nge sinemeranya namwe kuko niyo bivugaga yetaga kumanura bagavuga ati nge sinshigikiye abantu baza kwibambarika kwigira beza kwanga ariko cyane ibyo bibaho urumva bakavuga bati The Ben na mbere yuko ngajya mu muziki ngo yari asanzwe agira uburaya inde wabivuze uri Godfather wabyivugiye Godfather nka mbere Godfather muzi Godfather The Ben ataraza mu muziki yazanye Exdira avuga ko ari Godfather kino cyana n'ubundi Godfather ubwo nanjye namaze kumenya The Ben ataraza mu muziki Godfather nandi kwibaza Godfather ikintu cyo maze kubona cyo wenda nuko yagiye no kurugana yankoresha bura nuko umwumva nkabona abapost nzandi nabwo Godfather wewe ufite ikibazo uko si wakitora uvuge ngo The Ben ajya mu muziki nago we ntago twatu ayo makuru muzajya nimwe yabaza bitwa bari yazamukira rimwe na Nuza nande shazamukira rimwe nabanuza uyu Godfather azamukira rimwe naba kuvuga nyine kuri space ararenze Nundi kuvuga azamukira rimwe naba bano arya babakobwa bano baje bakaririmba bagata bagenda nibande ba
ura kwa Juno siwe watangiye kumenyekana ba Juno ba Juno ba Joyeuse bari kumenyekana uravuze ngo Joyeuse wa Juno bari kumenyekana ese siwe yakoraga inkuru nago Godfather je no namumenye niho natangiye kugenda mumenya Godfather nuwejo ubone tutanagiye ku ruhande ahubwo yipanga akazi ko afata rero abantu batandukanye akabashyira kuri space ye nta kiriho bari kumukora platform ariko nje byari kimushaka umuntu nka Alexis Muyoboke manager be byose twemera uzo ngo uburi mu mukoreraho hit ubwo uri muramuriraho ifoto cyane ariko nje ari kintu ushaka urumva nubundi nge ndabizi neza ko nubundi Godfather nubundi nta views yaza kuduha twivugirira kuri pasteur witanuza kuko Godfather turi gukomeza kumedita kandi si neza ahubwo pasteur ibintu pasteur na nuramba masava ngenda ari muzi nk'inyangamugayo wenda kubomora nawo nta muntu utabikora nawe ni umuntu ibyo ndabizi ko abikora wowe kabyara kugira ngo twinjiremo hano banze uvugire ngo natose oya natose wowe natose ubu ngubu niryo jambo natose natose muri iriya nkuru uwitwa Pastor Akimu avugisha umwana w'abandi bari kuri video call uno ni umugore ngo wabyara ariko udafite umugabo cyangwa se udafite n'umukunzi umufiyemeri bari kuvugana kuri video call urabizi nawe uyu muntu ari muri Amerika kuna bavuga gutera ponyoto ari turi twa ponyoto urumva uno mumera bivuga yuko ese mwana cyati natose gusa ikibazo cyaje urumva onaga ari mu masafa turaza ku ruhande amasafa turamugeraho gusa ikibazo cyaje munini umuntu avuze ngo natose yego batari kumwe ari kuri video call wowe witwa Gigi ugahindukira ugashyira Godfather w'umunyamatiku inkuru kugira ngo ajyane kuri space wanditse ngo watose Gigi niyo wayijyanye yo muza kuba muri kumwe yari kugenda gute yuza gutoha muri kumwe kankubwire nje ntababeshe mu kinyarwanda burara amagambo nyanumva yo mu kinyarwanda numva ateye ubwoba burara ari ukuntu twe amagambo yacu abasobanuye ibintu byinshi cyane ariko tukarihina kuko abanyarwanda bakera bari wise bari bafite ubwenge bwinshi akavuga ngo natose gutotarimo ibintu byinshi burara ndi kuvuga pastor kuko uyu nawe yari umupasteri burara gutotarimo ibintu byinshi nk'abantu nimba mubizi nawe mwagiye mutereta mwagiye mushaka no kubomora hari ukuntu ujya kubomora umukobwa akakubwira ngo natose burara ntago uzi ikintu bakubwiye buriya mukobwa kubwiye ngo yatose babyarangiye aba yamaze gupfa rero uwo mugabo ibyo yari arimo byose yikinisha urumva Akimu yari ikinisha yari ari kwikinisha ese kumbe Pastor Akimu yari ikinishije kuri level n'umugore agera hatota yego ibaze none mu majwi baravuga ngo witwa Pastor Akimu yabwiye no mugore amwanga ngo mbabarira napfuye ufashe ndangize oya mbabarira ndangize umuntu w'umugabo wenda ari nk'umuntu w'umugabo nako ni n'umuntu w'umusore wenda abasore bamwe nabo mwizongeso barazigira ni umugabo kuko nk'umugabo sinjya mwizashwa kuba nawazigira ariko zo gutera ponyoto ntago natera ponyoto je se natera ponyoto najya kugura indaya okay wagura indaya je naho natera ponyoto hano ko ubwo muri make Pastor Akimu wamugira inama yo kugira ngo ajye kwitera we nta mupasiteri nabwo wagiye mu ndaya burara bwo yakajya mu ndaya pasiteri ubuhisemo bro burara ikintu bita gukina ubundi ari ibintu bita gukina n'ibintu ukayabukina n'ibintu waretse kuba pasiteri ugatera ponyoto ukanuriza n'amavideo nta muntu kugirisha kubaza nimba wemeye kuba pasiteri wabaye pasiteri urujya kwikinisha burara bituma rero no mu mutwe hajyamo ikibazo yego sinzi ko wajya kwigisha abantu bitera na kanseri wikinisha ibaze kuba wikinisha kwigisha abantu ngo Imana ngo yagize gutya ngo mugende gutya urura ruhu ruzavaho uraruhuma mugira mukomeza mukinisha ruvaho turano arutuvuta bakoresha tubwire wanararibonye nubate arutuvuta bakoresha twagikotora turatuvuta rero hari gihe dushiraho uruhu rugahita ruva ugahita ushidukujanye n'uruhu rero Pastor Akimu je yakonye biratangaje Imana kuri umupasteri ufite itorero abantu bagukurikira wigisha ijambo ry'Imana ukajya kwikinisha ufasha mu by'umwuka ugatuma umuntu wabandi atoha udahari ngo umufashe uwitwa Pastor Akimu nimba abantu kugira ngo abantu babyibuke neza numwe murabiza ari sagaje ejo bundi mu mihanda ivuga yuko witwa Mama Sava agiye kwarana na Papa Sava uyu Pastor Akimu niwe wahanuriye Mama Sava ko azabana na Papa Sava niwe wamuhanuriye nyuma yo kumuhanurira ngo byaje kugenda gute kugira ngo abe yasaba umupuri wa mugana wa DJ Brian Natasha no wabazanye ijambo ngo umupuri mu mihanda umupuri ngo abe yamusaba kuri ibyo bintu yego
Uwitwa Mama Sava akimara kubona video yageze hanze ariko umuhanura abaye uploadinze kuri YouTube. Yego yamagaye Pastor Kimana ngo bino bintu biri kwica kariyeri yanje. Abantu benshi bamenye iri gukina kwa Papa Sava ntiyazamo ikintu cy'urukundo. Bakwete none se abantu bakenanaga tukishima bagiye no kujya mu by'urukundo kandi warampanuriye. Yego bisibe na Papa Sava na Papa Sava bisibe bijya mu rwihisho two kwishyira ku karubanda nimbanye na Papa Sava uko tuzabana ko byo kujya ku karubanda. Yego uwitwa Pastor Akimana ngo ndaza kukuvugisha tubivuga tubiganireho. Urabizi abantu murangara akantu bita kanyuma kamutondo yamuhamagaye saa za mu gitondo Bona kamena gitondo yamuhamagaye saa za mu gitondo kwa kuntu butaranatekereza abantu benshi muri Kigali barasama hari ukuntu n'ibitotsi babyaje muri Kende iki haraba baburaye bakabyo kumuhamagara bifite agashiya kabo tamenye uko bimeze. Uwitwa Mama Sava ngo yasohoka mu cyumba ubwo cyumba rarasenze ukuntu kimeze impamvu yagisohotsemo ayambara igitenge ajya kwicara muri salo cyazo urapfubura kabisa. Urumva we yanze kumwitabira mu cyumba ajya kumwitabira muri salo. Urumva ageze muri salo baravugana. Uwitwa Pastor Kimana ngo ati se wajya ukanyereka mu cyumba cyawe kuntu hameze ndati ngo ufite televiziyo cyane nayo ufite mu cyumba cyawe kuntu hameze ati nta n'uwamenya rega dushobora no kuzabana. Yirengagiza yuko umuntu yamuhanuriye ariko Kim rwose ashobora kuzabana. Urumva amakuru avuga yuko umuntu wajyanye Uwitwa Mama Sava muri runo rusengero ngo ni umukobwa w'inshuti yako umukobwa mugaga yuko nawe wamujyanye kwa Kim. Yego ako umukobwa wamujyanye nawe ngo yakundaga Kim. Kim ni igikenya uriko biya bintu iki ni igihe Uwitwa Mama Sava muri ADPR bari bamaze kuba bamusohoramo bagaturi muragenda sura bintu mwirirwa mukina mu filime bira bintu nibibazo yakinaga yazize filime oya ariko urumva aranga ati genda unyereke mu cyumba cye kurameza dushobora no kuzabana gute no kuzabana. Ubwo yashaka kureba hana azajya aryama n'ubundi ubwo nyere yashaka kwinjira ubundi kwinjira no kuva iwawe ukajya wabandi ahita kwinjira umwinjira Pastor Kim yarakene kwinjira ariko washaka ko yaragiye kumwe ati wenda ndabona icyumba uraramo impamvu banza kunyitaba kuri video ko rukirimo nararimo imirayi yaragize agahuyu bintu bisa naye imukuzi wanje nje nkwerekano Yesu uzagira abarinjiye. Urumva yanze kuhamwereka muri make Mama Sava yanze kwerekana no process zose zagiye zituruka n'utugambo two guteretana kugeza naha mubwiye ati sundo wazaritse nkagira wamfura araritubura. muri make Pastor Kim asaba Mama Sava ko yajya mu cyumba byari biri kuganisha bya bintu byo gutoha kwambara musango bamwereka mu cyumba niyo ncuro ya mbere bari bavuganye kuri video call bagiye kuganira kuri diru yo gusiba video bashyize kuri YouTube amuhanura reka zabana na Papa. Yego urakoze cyane. Noneho ibyo byo gutwa nundi mugone ko twakora. Oya nanjye ndi kuvuga ngo ese Pastor Kim yaba yarasabye Mama Sava ko ajya mu cyumba nawe bishobora kukubwira umuntu ajaga banga ngo dushaka kuzabana ukambera umugore kandi babyerekera. Oya ariko nge ahantu byerekera mwebwe sinzi impamvu mutari kubyumva ntago umuntu akubwira ngo va muri salo n'ubundi video muri kubonana muri no kuvugana ariko hari impamvu akubwira kujya mu cyumba. Urumva Pastor Kim hari agaco ari umuco afite hari umuco wiwe wo gutera ponyoto kandi ntabwo yatera ahantu bose babona. Nyamuneka jya mu cyumba ufunge burane no kujya mu cyumba wese urwo rufuzura ko rw'icyumba afunga turebe yamara gufunga ngo aticara urumva giye cyo banamaze kubona nk'umuntu uri wise banamaze gushishoza. Aka numvisha yari uvuga DJ Brian aravuga ngo ari n'abapasteri ariko bari kuri live ya Godfather ngo baje bajya basengera abantu umuntu azaga ati bere yanjye mfitemo kanseri karisengera ayo marika kuramo kanseri oya DJ Brian ndamwikurira cyane ati umuntu witwa Pastor Kim ngaho umupuri ngo wa Gigi ngaho umupuri wa Mama Sava ngo abona n'uwanjye ushaka Gigi niwe watose yego Gigi niwe watose. Urumva ikintu cyabayeho sinigeze menya ngo ninde watose ariko Gigi ndumva muzi Gigi ahubwo ifoto banza kuyerekana urumva
oya wewe uvuga umuzi za kabiri z'abantu wewe waje umekereza ko wenda warubuze kumuzi giginzi wowe wa nanga ari giginzi nanone nibaje ati gigi burana niyo sanga gigi nawe buratoha burana guhindura gahunda nubwo afite umugabo nari kujyayo ajya no kwinjira uko urumva namaze kubona ko abantu bari kwinjira ikintu cyo cyari by the way sibyo kuba bano bakobwa cyangwa se n'abafemere baza bagashyira umuntu witwa Pastor Kim hanze no kumushyira hanze gutyo gusa ako se ntago yubatse nta mugore afite urumva n'umusore kuba waza ugasaba umuntu ndakeka nta kibazo kibirimo yego cyane yuko mu bantu bose yasabaga nta numwe yakaga ikibazo kirimo nta n'uwo yafashe ku ngufu kwijandika mu bintu by'ubusambanyi ibyo by'ubusambanyi kuyobora abantu uretse gato menye ibyawe uretse gato uri kuyobora abantu nka pastor uri kwigisha abantu ngo mureke ubusambanyi yego mujye mutangira gukora igikorwa ari uko mwashakanye agata bikora we no agaca inyuma nyuma yo kuva kwigisha ijambo ry'Imana agaca inyuma akaza kubwira umuntu w'umugore kugera n'ahatoha akaza akabwira mama Safa kujya kunyereka mu cyumba wenda wazabona tuzabana oye ibyo ntari babonye ikintu ngiye numva ni gute umuntu arengera wenda ubundi gukubita agapipi wabura agakubita nubwo buri pastor biba ukagenda ukihana uko nta muntu udakora icyaha ariko kwikinisha bro ponyoto nubwo utaburi pastor twabivugaho yari ikinisha uradutengushye pe ubasi ugura kiraya nubwo nabyo atari bizima ariko pastor ubundi uyu pastor ibintu atagomba gukora ibyo bintu byose ahubwo ngiye nagira ngo nimba turi n'abasoza yego dusoze insengero nyinshi zigari nzaduka mw'abantu bose gusenga ni mu mutima abantu bajye mu rusengero abantu nibajye mu nsengero akomenya insengero bajyamo ako sikamanza nkubaze ejo uzajye kumva umve ngo King irafunguye urusengero ibaze King ira ministry ibaze nakubonaga mu mihanda ibaze ni muri Korode uri umunyamakuru mufatanyije umwuga muvandimwe Korode urusengero rwuzisi ariko nawe ngo yari pastor Korode nose kamanza ngubaze pastor bana kibazo mu rusengero rw'Itonde mbere yuko tuvuga kuri Korode King yego hari ikamba wambonanye wapi ikamba rifitwe n'umuntu umwe twese turarigira nose ku mukuru umuntu akitwa pastor wa pastor byo nta kibazo burana urusengero ntabwo wapfa kurushinga ari ibintu nibyo nabwiye ngo iki gihe nta save ndi pastor bikata birangira ufata injiji ngo je suis Pastor Smile ukaza na Smile na bakaba bakaza bagashinga korari urakoze cyane twaririmba nibyo ngibyo okay rero mbere yuko dusoza ndi kugira ngo mubaze ku kintu ejo habayeho iburana ni iburana rya Gafaranga n'umugore we yego Annette yego ese nk'umuntu w'umunyamakuru ukurikirana amakuru hafi iki cyavuyemo ikintu navuga najya kuvuga byinshi kuko riranda bivuga twihuta tunasoza ikintu navuga biraba ari ibibazo biri muri famille mu ndani ntabwo ari ibibazo byakagiye ku karubanda ni urubanza rwateganyije ko rwari kuba ngira ngo kuwa kabiri bagezeho babura umuntu witwa Gafaranga bakomakuru akabavuga ko barukoze ku munsi w'ejo ariko ni n'urubanza rwabereye mu muhezo bira ntago ari ibintu byari kujya ku karubanda ikintu cyabayeho nuko umugore yasohotse yihuta gusa sindakura amakuru ntago ari cyo gusa bamushinjije n'ibindi byaha sindakurura amakuru neza ngo nze kukuba nabivuga kano kanya erega Gafaranga bageze mu rukiko nubwo ntazahana ayo makuru abanyamakuru bacu baba bagiye kuri tele baba bayakuye kuko urubanza rwabereye mu muhezo nyene narebye umuntu muri comment yandika ngo ese ko urubanza rwabereye mu muhezo amakuru avuga yuko Gafaranga ari gushinzwe icyaha kindi cyuko yazirikaga umugore ku gitanda agakubita mwayakuye ibyo ngibyo rero wenda bishobora kuba mu mihezo ariko gatangaza byavuyemo wenda ahubwo abo banyamakuru mva bafite andi makuru tambe ariko urumva biriya abari ibibazo bya famille mw'abantu mwe ntago uzaza kumva urubanza rw'umuntu wangonge mu buri hari ukuntu tubigera hari ukuntu atanogereza hari ukuntu anzirika n'ibiki bira ni bya famille byo ntago twakibyinjiramo cyane ni nayo mpamvu biba bikwiye kubera mu muhezo ya murakoze cyane rero abantu bo kuri MJ Empire yaba bakoze subscribe n'abatari bayikora n'abagiye kuyikora no kuri Iranation no kuri Iranation uyu muvandimwe ni wakora bamwita King mukande kuri channel yitwa Iranation twese tuba dushaka amakuru abafite amakuru mashya nantwe tuba dufite amakuru mashya ariko icyo mpamya cyo nuko afite uburyo yanariza tukagira uburyo twanariza icyo ugomba gukora mani mufite mega mufite na wifi urebe video ukore research nawe n'amakuru yawe wifitiye umenye ngo eske koko ibi birakwiye ibi ntibikwiye yego murakoze cyane